Ikaze kuba dukurikiye mwese tubahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kuvuga ku makode 7 y'umwuka ashoboza umuntu kugera ku byo yifuza mu buzima. Intsinzi mu buzima tugerageje kugenekereza no kwaguka kw'ibyishimo mu buryo buhoraho no kubaho uri umuntu ubasha kugera kuri buri kintu cyose cy'ingenzi wifuza. Iki ni icyifuzo cya buri wese. Umuntu wese ibi nibyo aba yifuza kubana nabyo mu buzima, kandi twizeye neza ko wowe ukurikira iyi video biza kugufasha. Ngewe wabiguteguriye ni Hakorimana Eliel. Aya twayise amakode, amahame cyangwa amategeko arema intsinzi mu buzima. Aya makode niyo nature. Biragoye kubona uko wita nature mu Kinyarwanda, ariko isi ni aya mategeko ikurikiza irema ibintu byose bifatika. Ikintu cyose tubasha kureba, icyo twumva, ibyo duhumurirwa nabyo, ibyo turyoherwa nabyo, ndetse ikintu cyose tubasha gukoraho. Kurema ubukire, ibyishimo cyangwa kugera kuri buri kintu cyose wifuza mu isi ni ibintu bishoboka. Mu isi y'umwuka aharemerwa ibintu byose, ikintu cyose kirashoboka. Ibyo watekereza byose, kuba ubitekereza ibi ubwabyo ni ikimenyetso ko bishoboka. Ibintu byose bibasha kwinjira mu bwonko bwawe nuko biba bishobora no kubaho mu buzima bwawe ukabigeraho. Iyi si y'umwuka tuvuga is the field of all possibilities. Mu yandi magambo twayifata nk'uruganda rubasha kurema ibintu byose udakuyemo na kimwe. Muri iyi video twabateguriye urutonde rw'intambwe z'inzira ikintu cyose kiremwamo kugeza kibaye ikintu gifatika, dushingiye ku gusobanukirwa uburyo nature ikoramo. Aya makode 7 y'umwuka niyo aremeye inzira yose kugeza irangiye. Icyo wifuza cyose kikagera mu biganza byawe, ukabana nacyo ukacyishimira. Mbona abantu benshi ahari bakunda ibintu biryoheye amatwi gusa, batitaye kuri content, batitaye ku kamaro k'ibyo bumva bishobora kubagirira. Ariko ndakurarikira kumva ibi kuko ari ingenzi. Ugerageze ukurikire video yose kuko ihame rya 7 ni ingenzi cyane. Ndakubwira ko nuramuka ufashe ubu bumenyi ukabwinjiza mu mico yawe ya buri munsi, bizakuremamo ubushobozi bwo kurema ibyo wifuza byose bikoroheye cyane. Bizagufasha kandi kugira intsinzi mu bintu byose ugerageza gukora. Twihuse cyane, reka turebe kode ya mbere. Kode ya mbere ni ihame ry'imbaraga z'umwimerere. Isoko yo kuremwa kwa buri kintu cyose ni ubwenge. Imbaraga zitagaragara zihora zitegereje kuva mu bitagaragara zikajya mu bigaragara. Mu gihe tumaze gusobanukirwa neza kamere yacu, tukamenya ko abo turi bo banyabo turi imbaraga, bidushoboza kugendera mu murongo w'imbaraga zirema ibintu byose mu isi. Bibiliya ivuga ko ku ntangiriro y'ibintu byose isi nta shusho yari ifite. Nta kintu na kimwe cyari gihari keretse gusa umwuka w'imbaraga z'Imana. Iri hame ry'imbaraga rishingiye ko twebwe mu mwimerere wacu turi ubwenge, dufite ubwenge, tubaho ubuzima twatekerejeho. Ubwenge ni uruganda muri rw'ibintu byose birashoboka. Ubwenge bufite ubushobozi bwo kurema butagira aho bugarukira. Ubwenge niyo kamere y'umwimerere ya kimuntu. Ubwenge butera ibyishimo, ubwenge butera kumenya, ubwenge burangwa no guceceka, gutekana, ubwenge burangwa no gutsinda cyangwa kunesha, ubwenge burangwa no kwiyoroshya n'umunezero. Iyi niyo kamere yacu abantu. Kamere yawe ya nyayo ni imbaraga. Iyo ubashije kuba muri iyo kamere biguha kuba umunyembaraga. Kuba muri iyo kamere uba ushyize cyane umutima kuri wowe, icyo twita kwirebaho cyangwa kwirebamo.
bisobanuye ko wishingikiriza ku mwuka ukurimo aho kwishingikiriza ku bindi bintu cyangwa abandi bantu. Uku kwirebaho tuvuga, ikinyuranyo cyabyo ni ukureba ku bintu. Iyo ureba ku bintu cyangwa ku bantu, uba ureba hanze y'imbaraga zawe, bigatuma ushobora kugengwa nabyo. Aba ni ba bantu bayoborwa n'ibyabaye, ugasanga kubera ibyabaye umuntu ahinduye ibintu byose, akayoborwa n'abantu cyangwa akayoborwa n'ibintu, akaba ari byo bimugenga. Ugasanga umuntu ku giti cye ntabasha kugenda mu nzira ye yatekerejeho, ahubwo akeneye ko hari abamuyobora, akeneye ko hari abamwereka icyo gukora, cyangwa agakora ibintu, agafata ibyemezo bitewe n'ibintu abona cyangwa ibyo afite. Iyo tureba ku bantu cyangwa ku bintu, duhora dutegereje gutekana ari uko abo bantu bahari cyangwa ibyo bintu bihari. Ibi bigaterwa n'ubwoba bwo kumva ko tutihagije, guhora twumva dukeneye gukontorora ibintu, tugahora dukeneye imbaraga cyangwa ubufasha bukomotse ahandi. Iyi si yo kamere ya muntu. Izi si imbaraga z'ukuri, ahubwo ni ubwoba. Ariko kwirebaho nizo mbaraga z'ukuri, kuko zo ziri eternel, n'imbaraga zihoraho. Umuntu wenyine ushobora kugufasha akaguha ubufasha mu buryo bwizewe ni wowe ubwawe. Kwirebaho cyangwa kwirebamo wowe bituma udashyira umutima ku bintu cyangwa ku bantu. Iyo uhuye n'ikibazo cyangwa uri mu bihe bigoye, ushakira ubufasha muri wowe. Nubwo wafashwa, si byo ubushyize imbere, kuko uba wifitemo icyizere ko imbaraga zikurimo zibasha kuguha igisubizo. Izi mbaraga, bimwe mu biziranga harimo zikongerera igikundiro ku bantu. Zifite ubushobozi bwo kugukururiraho ibintu byose wifuza. Zikongerera igikundiro, zikaguha ububasha bwo kubona ibyo ushaka mu buryo bukoroheye. Uburyo bwo gukoresha iri hame mu buzima bwawe nicyo tugiye kureba. Imbaraga twavuze ko ari uruganda rushobora kuremerwamo ibintu byose. Niba ukeneye kwishimira ibyiza by'imbaraga mu buzima bwawe, ukwiye gukoresha ku buryo bwuzuye ubwenge bwawe nk'ubushobozi bwo kurema wahawe. Hari imyitozo ukwiye gukora buri munsi kugira ngo ukangure imbaraga n'ubwenge muri wowe. Umwitozo wa mbere ni uguceceka, undi mwitozo ni meditation, undi mwitozo ni ukureka guhangana n'ibintu, ibyabaye cyangwa abantu cyangwa ibintu bitameze uko wumva ushaka. Nanone undi mwitozo ni ugufata umwanya ugatembera muri nature, ugatembera mu byaremwe. Tugeze kuri kode ya kabiri. Kode ya kabiri ivuga ku ihame ryo gutanga no kwakira. Isi kuva yaremwa ibayeho mu buryo bwo guhererekanya, icyo twita dynamic exchange. Gutanga no kwakira ni ibintu bibiri by'ingenzi bigize kubaho kw'imbaraga mu isi. Iyo dufite ubushake bwo gutanga ibyo natwe twifuza ko duhabwa, tuba dufasha ubutunzi gutembera neza mu buzima bwacu. Isi ibayeho muri exchange. Nta kintu na kimwe kibaho mu buryo budahinduka. Umubiri wawe uhora uhererekanya na environment ibintu byinshi bitandukanye. Dukura muri nature ibidutunga, natwe tukayiha ibidusohokamo. Ubwonko bwawe mu buryo buhoraho buhererekanya n'ubwenge bw'umwuka. Kugira ngo ibiriho byose bibeho, nuko buri kintu cyose kigira uburyo cyakira kandi kigatanga imbaraga ku kindi. Ibintu byose biriho kuko bihererekanya hagati yabyo. Uku guhanahana kukarema icyo twita harmonious existence, kubaho mu buryo bwuzuye. Buri kintu cyose kibasha kubaho cyuzuye kandi mu buryo buhoraho kubera iyi exchange. Ni ukuvuga ngo uku guhanahana guhagaze ni nk'uko wahagarika gutembera kw'amaraso mu mubiri.
iyo amaraso atakizenguruka mu mubiri aba ikibumbe agahagarara. Iyi niyo mpamvu ukwiriye gutanga kugira ngo utume ibyo ukeneye bikomeza gutembera mu buzima bwawe. Urugero, amafaranga ni ikimenyetso cya zimwe mu mbaraga abantu duhererekanya tukayakira nk'ikimenyetso cya serivisi twahaye abandi. Buri wese aramutse ahisemo gukomeza amafaranga afite ntayaha abandi, byahita bihagarika kwiyongera kw'amafaranga mu buzima bwa buri wese. Kugira ngo dutume amafaranga akomeza kutuzaho nuko ayo dufite tuyarekura akajya ku bandi, bigakomeza gutyo gutyo. Nk'uko imigezi ihora igenda, n'amafaranga agomba guhora azenguruka kugira ngo akomeze kubaho. Umubano wose abantu cyangwa ibintu bigirana uba ugizwe no gutanga no guhabwa. Gutanga birema guhabwa, no guhabwa birema gutanga. Ikintu cyose kikuzaho kiranagenda, ikigenda kandi kiranagaruka. Iri ni ihame. Iyo ufashe ikintu ukakibuza kugenda, uba uri kubangamira imikorere ya nature. Uko utanga cyane uzanahabwa cyane, kuko uba uri gutera ubukungu bw'isi gutembera mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo ikintu kitabasha kwikuba inshuro nyinshi mu gihe ugitanze, icyo ntukwiye kugitanga cyangwa kucyakira. Hariho abantu bumva bakwiriye gutanga ibintu bidafite agaciro, bitabasha kugira icyo bimarira abo babihaye. Igihe cyose uri kumva ko gutanga kwawe byaguteye igihombo, uba utuma impano watanze itabasha kwikuba inshuro nyinshi. Iyo utanze bitavuye ku mutima, gutanga kwawe nta mbaraga kuba gufite, kandi mu gutanga ikigira umumaro ni imbaraga ziherekeza uko gutanga. Ubushake ufite bwo gutanga nibwo burema imbaraga. Izo mbaraga akaba arizo ziguha amahirwe yo kuzongera kwakira ibyo watanze byikubye inshuro nyinshi. Ubusanzwe gutanga no kwakira bigambiriye kurema ibyishimo kutanga n'uwakira. Ibyishimo kandi n'imbaraga ishyigikira ubuzima, ikarema kwikuba kwa cya kintu cyatanzwe. Gutanga ntabwo umuntu akwiriye gutanga gusa ibintu bifatika. Ijambo ryiza naryo ni impano ushobora guha umuntu, ndetse no kwifuriza umuntu ibyiza nabyo ni impano. Iri hame ryo gutanga no kwakira kuryinjiza mu buzima riroroshye cyane. Niba ushaka ibyishimo, habandi ibyishimo. Niba ushaka urukundo, habandi urukundo. Niba ushaka kwitabwaho no gushimwa, iga kwita ku bandi no kubashimira. Niba ushaka kugera ku bintu, fasha abandi kubigeraho. Mu by'ukuri uburyo bwiza bworoshye bwo kugera ku cyo ushaka ni ugufasha abandi kugera ku byo bashaka. Iri hame rirakora haba ku bantu, ku masosiyete, ku makampanizi cyangwa n'ibihugu. Niba ushaka kugira umugisha ku bintu mu mibereho yawe, iga kwishimira bucece ibyiza abandi bantu bageraho. Igihe uhuye n'umuntu bucece mu mutima wawe, musabira umugisha, umwifuriza ibyishimo no guhora aseka. Ntukajye gusura umuntu udafite icyo umushyiriye. Wamuha impano, wamushyira amagambo meza, wamusengera. Si ngombwa kumva ko watanga ibifatika gusa, kuko hariho abantu bashobora kuba bakurusha ibifatika ariko bya bindi bidafatika ntabyo bafite. Hari abantu bafite ibintu batagira babitaho. Mu gutanga kwawe ushobora gukoresha amaboko, umutima n'ururimi rwawe. Aho hose harimo ibyiza ushobora gutanga. Kode ya gatatu niyo bita karma cyangwa cause and effect. Ibikorwa ni ingaruka. Buri kintu cyose ukora kigira ingaruka. Ikintu cyose kibayeho kigira ingaruka. Buri gikorwa cyose dukora, icyiza n'ikibi, kirema imbaraga izatugarukaho mu buryo busa na cya gikorwa.
icyo ubiba nicyo usarura, niko mu kinyarwanda baca umugani. Nidukora ibikorwa bigeza abantu ku byishimo n'intsinzi, urubuto twabibye ruzaduha ibyishimo n'intsinzi nk'umusaruro. Karuma ni igikorwa n'ingaruka zacyo. Abantu benshi iki ni ikintu batajya baha agaciro, bagakora ibikorwa batitaye ku ngaruka zabyo. Ibi umusaruro wabyo ni umubabaro abantu benshi bahoramo. Nta kubishidikanyaho, niba ukeneye ibyishimo mu buzima ugomba kubiba imbuto z'ibyishimo. Iri hame rishingiye ku gukora amahitamo wabanje gutekereza bihagije. Ngewe nawe twese tubayeho mu mahitamo. Igikorwa cyose ukora, igito n'ikinini cyose, ni amahitamo dukora buri segonda. Muri aya mahitamo dukora, amwe tuba twayatekerejeho, andi ntituyatekerezaho. Uburyo bwiza bwo kubyumva, dukwiriye kwita ku mahitamo dukora. Ikintu cyose tukagihitamo twagitekerejeho. Ushobora kubyemera cyangwa ntubyemere, ariko ikintu cyose uri gucamo kano kanya ni igisubizo gikomoka ku mahitamo yawe y'ahahise. Mbere yo gukora amahitamo, banza wibaze uti ingaruka z'iki kintu ni izihe. Ubundi wibaze, aya mahitamo arama ibyishimo ngewe ubwanjye ndetse n'abanzengurutse? Niba ari yego, komeza. Niba ari oya, nuko ayo mahitamo ashobora guteza ibibazo kuri wowe cyangwa abandi. Icyo kintu ntukwiye kugikora. Umutima wawe ugira uburyo ukuyoboramo iyo hari ibyo wibaza. Iyo ikintu gituma wumva utekanye kiba ari cyo. Iyo kikubuza amahoro kandi uba ukwiye kucyitondera cyane, kuko gishobora kurema ingaruka mbi bikazagutera umubabaro ahazaza. Ushobora gukoresha iri hame uri mu butunzi cyangwa ibyiza mu buzima igihe cyose ubishaka. Ukwiye kumenya ko ahazaza hawe ari umusaruro w'imyanzuro ufata muri iki gihe. Ibi iyo ubikora mu buryo buhoraho, uba uri gushyira mu bikorwa iri hame rya karuma. Uko ukomeza kwita ku mahitamo yawe, biguha gufata imyanzuro myiza kuri wowe ndetse no ku bandi. Ni gute noneho wakwitwara mu ngaruka z'ibyahise? Hari ibintu bitatu ushobora gukora ku ngaruka z'ahahise. Ikintu cya mbere ni ukwemera kwishyura ideni ry'ibyahise. Nta yandi mahitamo ufite. Birababaza, ariko niyo mahitamo yonyine. Ugomba kubyemera ukabibamo neza. Ihame rya karuma rivuga ko nta deni na rimwe mu isi ritishyurwa. Isi ifite sisiteme y'imibare itajya yibeshya na gato. Ibintu byose bibaho mu buryo bwa exchange. Ikintu cyose utanze kigomba kukugarukira mu buryo ubwo ari bwo bwose. Icya kabiri, ushobora guhindura izo ngaruka ukaziremamo ikintu gifite umumaro. Iki gifite imbaraga cyane. Ugomba kwibaza uti, nibyo ndi kwishyura ingaruka z'ahahise, ariko se ni irihe somo nakwiga muri ibi bintu? Kuki ibi biri kuba? Ese ni iyihe mesaje isi y'umwuka iri kumpa muri ibi bintu? Ni gute nakoresha iri somo rikagirira umumaro abandi? Iyo uri kwibaza gutya, uba uri kureba niba nta mahirwe ari mu byo unyuramo yakubyarira inyungu. Urugero, niba wirukansa ukagwa ukavunika, bishobora kukwigisha ko ukwiye kurinda umubiri wawe. Niba impano yawe ari ukwigisha, ushobora kwigisha abandi uburyo bwo kwirinda igihe birukanka, cyangwa ukabyandikamo igitabo. Ushobora nanone kandi kurema bizinesi ikora imyambaro irinda abantu mu gihe baguye bari mu myitozo yo kwirukanka. Nubwo wababaye, ariko ubiremyemo ikintu kiguha inyungu. Ikintu cya gatatu wakora ni ugusukura ubwonko bwawe muri meditasiyo. Meditasiyo ni uburyo bwo gusukura ubwonko. Ibuka ubikora kenshi
uba ugabanya uburemere bw'umubabaro uterwa n'ingaruka z'ahahise. Ni nko gusukura umwambaro, naho waba warandujwe n'umwanda ugoranye kuvaho, uko uwufura kenshi hagenda havaho akantu gato gato. Uko ubikora kenshi, igihe kiragera wa mwanda ukaba utagifite icyo utwaye kuri wa mwambaro. Tugeze kuri kode ya 4 ivuga ku ihame ryo gukoresha imbaraga ziringaniye. Iri hame rishingiye ku kuba ubwenge bwa nature bukora ibintu byose mu buryo bworoshye cyane budasaba imbaraga, bigakorwa mu buryo bwuzuye, kuko nature ibintu byose ikora bisunikwa n'imbaraga z'urukundo. Iri ni ihame ryo gukoresha imbaraga ziringaniye ndetse no kwiyoroshya. Nature mu byo ikora ifite umurongo wayo uhamye ikoramo byose ku buryo bitayisaba kubitekerezaho. Iyo ikurikiza amahame y'imikorere yayo. Turamutse natwe twize neza iri somo rya nature, uko ikora tukabyigana, byaturemamo ubushobozi bwo kugera ku byo dushaka byose bitworoheye. Twitegereje neza mu byaremwe byose, buri cyose gikora gikurikije kamere yacyo. Ibyatsi ntibijya byitoza gukura, ahubwo birakura. Ifi mu mazi ntigerageza koga, ahubwo iroga. Uyu mubumbe w'isi dutuyeho ntiwigeze wiga kwizengurukaho, ahubwo kwizengurukaho niyo kamere yawe. Ni kamere y'abana guhora mu byishimo. Ni kamere y'izuba kandi gutanga urumuri. Inyenyeri ni kamere yazo kuba mu isanzure. Nanone kandi ni kamere y'umuntu gufata inzozi ze akazikura mu bitagaragara, akaziremamo ibifatika mu buryo bworoshye kandi buhwanye na kamere ye. Mu mikorere ya kimuntu, ibintu byose dukora bitangirira mu ntekerezo. Iki gitekerezo kikazagera igihe kikarema ibyo wifuza. Ibyo abantu bakunze kwita ibitangaza ni ibikorwa by'iri hame ryo gukoresha imbaraga nke ugakora ibintu byinshi. Iri hame ntiwabasha kurikoresha utagira urukundo, kuko urukundo ni rwo mbaraga ihuza ibiremwa byose. Iyo wirukanse cyane ku gushaka imbaraga no gukontorora abantu bawibeshya cyane. Iyo wirutse ku mafaranga n'imbaraga kugira ngo wishimishe, nabyo ubutakaza igihe. Wibwira ko nubigeraho uzishima, ariko icyo bikuzanira ni ukukwambura umunezero. Iyo ushaka amafaranga wifuza kuyatunga wenyine, uba uri gusenya imbaraga zakabaye zituma amafaranga akomeza gutembera mu buzima bwawe, kuko uba uri kubangamira uburyo amafaranga yakabaye akoreshwamo. Ariko igihe cyose ibikorwa byawe byuzuyemo urukundo, nta mbaraga ubasha gutakaza. Iyo ibikorwa byawe biherekejwe n'urukundo, imbaraga zawe zikuba inshuro nyinshi, zikiyegeranya zikakubyarira ibyiza birimo n'ubutunzi. Tekereza umubiri wawe nk'igikoresho gikontorora imbaraga, kibasha kurema no kubika ndetse no gukoresha imbaraga. Iyo ubaye umuntu ufite ubushobozi bwo kurema imbaraga, ukabasha kuzizigama no kuzikoresha mu buryo bwa nyabwo, wabasha kurema ubutunzi bwose wifuza mu buzima. Ukwiye kwitondera ikintu cyo kuba nyamwigendaho, kwikunda ukarenza urugero, ukumva ko ari wowe gusa ibyiza byose bikwiriye, ugakurura ibintu byose wishyira. Ibi bimira imbaraga zawe bikakwambura ubushobozi. Abantu kamere yacu ni uko tuyoborwa n'urukundo mu byo dukora byose. Ibyiza byose wifuza ukwiriye kubishakira mu gufasha abandi kumererwa neza no kugera ku ntego zabo. Abantu uko tubayeho, ubutunzi bwacu bukomoka ku bandi bantu, kandi kugira ngo ubugereho nuko hari ibyo uba wabahaye. Abantu benshi imbaraga zabo bazitakaza mu kugundira ibintu byabo bitanafite agaciro. Kugira ngo ukoreshe iri hame mu buzima, hari ibintu bitatu ukwiriye kwitaho.
ikintu cya mbere ni ukwemera uko ibintu bimeze, kwemera uko abantu bameze, ntiwumve ko kugira ngo ibintu bigende neza hari abo dukwiriye guhindura cyangwa situwasiyo iyo ari yo yose. Ukemera ko igihe urimo kiri uko kiri kuko ariko kimeze nyine, byemere uko nguko biri. Icya kabiri ni ugufata inshingano. Wigira umuntu ushinja amakosa y'ibyabaye, yewe nawe ubwawe nta mpamvu zo kwishinja amakosa. Kubyakira iba ari intambwe uteye yo kugufasha gukora ibindi bifite umumaro. Ukwiye kumenya ko ikibazo cyose aho kiva kikagira hari amahirwe kiba kikuzaniye. Ugomba gushyira umutima ku gushaka amahirwe yabasha kuva muri icyo kibazo. Icya gatatu ni ukutihagararaho. Ibi ni ugushyira hasi za mbaraga wagombaga gukoresha wumvisha abantu ukuri kwawe. Si ngombwa kwisobanura mu kibazo cyawe. Ibi bigufasha kuzigama imbaraga. Uba uhagaritse impaka cyangwa intambara zaterwa no kutumva ibintu kimwe n'abandi bantu. Tugeze kuri kode ya 5 ivuga ku ihame ry'ibyifuzo ndetse n'imipango yo kubigeraho. Icyifuzo iyo giherekejwe n'imipango y'uburyo uzakigeraho, ibi birema imbaraga zikomeye. Ibi muri rwa ruganda rurema byose twavuze, bifite imbaraga zishyira ku murongo ibikenewe byose kugira ngo haboneke igisubizo. Iri hame rishingiye ku bintu byose biremwe mu mbaraga. Twebwe abantu dufite ubushobozi bwo guhindura ku bushake igipimo n'ubwoko bw'imbaraga zacu. Ubu bushobozi buduhesha ububasha bwo guhindura imbaraga za environment dutuyemo, ibituzengurutse ndetse n'abantu batuzengurutse. Ibi byose tukabikora twisanisha n'ibyo dukeneye mu buzima. Izi mpinduka ziremwa hashingiwe ku bintu bibiri, ari byo kuba maso ndetse no guteganya uko uzagera ku byo wifuza. Uku kuba maso ni ikintu gikomeye cyane kuko ikintu cyose ushyizeho umutima kucyitaho birema imbaraga zishobora gutuma iki kintu kigerwaho. Ikintu cyose ushyizeho umutima nta mpamvu yatuma utakigeraho. Imipango ufite ku kintu iba yitaye ku hazaza h'icyo kintu, naho kuba maso ni ugushyira umutima ku bikorwa byose uri gukora muri aka kanya bikuganisha kuri cya cyifuzo cyawe. Niba uri maso ku bikorwa uri gukora aka kanya bikuganisha ku ntego yawe, imipango yawe kandi ikaba yitaye ku hazaza h'intego yawe, nta kizatuma utagera ku ntego yawe kuko ahazaza hategurwa muri aka kanya turimo. Iyi mipango yawe uyikurikiza udaca ku ruhande, biba bisobanuye kuri maso ku ntego yawe, ku rwego nta kintu na kimwe gishobora kukurangaza. Hari uburyo rero bwagufasha gukoresha iri hame. Icya mbere ni ukuba mu mwanya wo guceceka. Kugira umwanya ukareka ibintu byose ugaceceka, ukicara ugatuza. Icya kabiri, niba ufite intego ukwiye kuzandika ukagira liste yazo, ukajya uzisoma mbere y'uko ujya muri wa mwanya wo guceceka. Ukwiye kwirinda kuyobywa n'ibitekerezo cyangwa amagambo y'abandi. Ntabwo ukwiriye gukurikiza ibitekerezo abandi bafite cyangwa amagambo bari kuvuga. Wowe ugomba kwita ku ntego zawe n'imipango yawe. Ugomba kandi kwirinda gushyira umutima ku gisubizo. Aha si ukwirengagiza intego yawe n'umusaruro wayo, ahubwo ugomba kwishimira buri ntambwe uri gutera, aho gutegereza kuzishima ari uko wabonye igisubizo ukeneye. Ugomba kandi kwizera imbaraga z'ubushobozi butagaragara. Ugomba gutuza ukizera Imana, ukaba ariyo uharira ibyo utareba byose. Tugeze kuri kode ya 6 ivuga ku ihame ryo kurekura. Kurekura. Ushobora kurekura abantu, ibintu cyangwa situation.
Muri iri hame harimo ubwenge bwo kubaho uzi ko nta wamenya. Mu bintu byose dukora n'imishinga yose tugira, mu ntego zose tuba dufite, twebwe dusabwa kuzuza inshingano zacu, ariko ntituba tuzi neza uko ibintu bizarangira. Ihame ryo kurekura ni ubuhanga bugufasha gukomeza kuba umunyembaraga no mu gihe ibintu bitagenze uko wabyifuzaga. Kurekura ntibisobanuye kureka imipangu yawe cyangwa intego zawe, ahubwo ni ukumva ko intego yawe nigerwaho ari byiza, ariko nitanagerwaho nabyo ntacyo bigutwaye, ariko ugakora ibyo usabwa gukora byose. Kurekura bishingiye ku cyizere uba wifitemo ubwawe. Isoko y'ubukire bwose cyangwa ibindi bintu byose tubona mu isi ni twe ubwacu. Byose bikomoka mu mbaraga zacu twebwe abantu. Ubwenge bwacu busobanukiwe neza kurema byose umuntu yifuza. Ibindi byose tubona ni ibimenyetso. Ubutunzi bwose tureba ni ibimenyetso by'ubushobozi abantu dufite. Ibintu uko biza biranagenda. Kurekura ni ikimenyetso cyo gusobanukirwa ubuzima, ukamenya n'agaciro k'ibintu. Tugeze kuri kode ya nyuma, ariyo ya 7, ivuga ku ihame ry'intumbero mu buzima bwa muntu. Intumbero ni ikintu abantu bakunze kwitiranya n'intego. Intumbero ni impamvu igusunikira gukora ibyo ukora byose. Intumbero itandukanye n'intego. Tugenekereje, intego ni ikintu runaka gifatika uba uteganya kugeraho, naho intumbero ni icyo wifuza kugeraho nyuma yo kugera ku byo wifuza byose. Ese nugera kuri ibyo byose wifuza, ni iki nyamukuru kigutera kumva wifuza ibyo byose ukeneye? Buri muntu wese ubaho agira intumbero mu buzima. Agira impano yihariye cyangwa ingabire yaremanywe ashobora gukoresha afasha abandi. Imbaraga abantu dufite cyangwa kamere yacu y'umwimerere ni umwuka. Igihe cyose umwuka wigaragaza mu mubiri uje kugira icyo wuzuza mu isi. Kugira ngo ubyumve neza, Bibiliya ivuga ko Yesu yari ijambo wahozeho kuva kera, ariko yigize umuntu kugira ngo acungure abantu, kugira ngo amenyekanishe Imana mu bantu. Nawe uri umwuka. Mbere y'uko ibaho, Imana yari igufite mu bitekerezo byayo. Yakuzanye ku isi ifite ikikohereje gukora. Iyo niyo ntumbero yawe. Buri wese muri twe afite ingabire, impano yaremanywe, kandi afite uburyo bwe bwihariye bwo kuyikoresha bitandukanye n'abandi bantu bose. Iyi mpano ufite, iyo uyikoresheje ushaka ibisubizo ku bibazo abantu bafite mu mibereho, ushobora kurema ubutunzi wifuza. Iyo mpano ufite niyo uba ushobora gukoresha urema ubukire ndetse n'ibindi wifuza mu buzima. Ushobora kuba uhora wibaza icyo wakora ukagera ku bukire. Nta kindi, shakisha uko wavumbura impano ufite muri wowe. Numara kuyimenya, uyibyazemo ibisubizo bikemura ibibazo abantu bafite, babigura amafaranga, nawe utera imbere. Niba ukeneye kuvumbura impano ufite, ukwiye guhora wibaza mu bushobozi ufite icyo wakora ugafasha abantu. Hora wibaza impano waba ufite abandi badafite, uyirere, uyikuze. Shyira umutima wawe ku guhora wibaza, uri hano ku isi guha abandi iki? Kuko umuntu wese ari ku isi kugira ngo agire icyaha abandi. Tekereza neza. Mu buzima bwawe umariye iki umuryango wawe? Umariye iki sosiyete urimo? Umariye iki igihugu? Ugira umwete wo gushaka icyo umarira abo bakuzengurutse. Aho niho uzahera nawe uzamuka. Ibi bintu bitatu byumve neza.
buri wese muri twe ari mu buzima kugira ngo avumbure kamere ye y'umwimerere. Buri wese muri twe ari hano ku isi kugira ngo avumbure uwo ari we mu buryo bw'umwuka. Ese mu buryo bw'umwuka urinde? Uri iki? Ufite izihe mbaraga? Ushoboye iki? Ugomba gushakisha igisubizo cy'ibi bibazo, warangiza ukabigaragaza mu bikorwa byawe. Icya kabiri, buri wese muri twe ari hano kugira ngo ashyire ahabona impano ye cyangwa ingabire ye. Nta bundi buryo ugomba kuyishyira ahabona, ni mu bikorwa byawe. Icya gatatu, buri wese muri twe ari ku isi kugira ngo afashe abandi. Ubushobozi ufite bwo kugaragaza impano ufite, uramutse ubashije kubuhuza no gufasha abantu, byagufasha gukoresha iri hame ku buryo bwuzuye. Tekereza neza kuri aya mahame yose tumaze kuvuga. Ihame ry'imbaraga, uri umunyembaraga ku buryo bwa kamere. Ihame ryo gutanga, menya neza ko ufite ibihagije waha abandi, ndetse icyo wifuza guhabwa nawe giha abandi uhereye kuba kuri hafi. Ihame ry'ibikorwa n'ingaruka, ukwiye kwiga gufata ibyemezo ku bikorwa byawe wabitekerejeho. Ihame ryo gukoresha imbaraga ziringaniye. Ihame ry'ibyifuzo ariko biherekejwe n'imipango, kugira intego ugateganya n'uburyo uzazigeraho. Ihame ryo kurekura, ukwiye kwiga kubaho unezerewe kuri buri ntambwe yawe nubwo hari byinshi utarageraho. Ihame ry'intumbero mu buzima, zirikana ko ukwiriye kubaho ufite ibyo umariye abandi. Ibi ni ibintu by'ingenzi dukeneye kumenya mu buzima bwacu buri gihe cyose turiho. Tangira uyu munsi wiga kubishyira mu bikorwa, mu ntambwe zawe zose, mu mirimo yawe ya buri munsi. Ntugende udakoze subscribe, ni akanya gato cyane, biroroshye, ni ugukanda aho munsi y'iyi video. Urakoze cyane.